Impamba y'umunsi kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi. Mbere rwa Timoteyo umurongo wa 6 kugeza ku wa 7 aravuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Amen. Mwene data, kubaha Imana iyo gushyigikiwe no kunyurwa kuba guhamye. Iyo umuntu adafite kunyurwa muri we agorwa no gukora ibyo Imana ishaka kubera ko bararikiye kugera kuri byinshi. Ijambo ry'Imana rivuga ko bene aba bantu bifuza ibya mirenge bagwa mu moshya no mu mitego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenerereza bikabarimbuza. Ibyo bisanga mu Rwanda rwa Timoteyo 6 umurongo wa 9. Kugira umutima utanyuzwe rero biganisha umuntu mu mitego myinshi ya Satani. Ijambo ry'Imana ritubwira ibintu by'ingenzi dukwiriye kwifuza twaba tubifite tukanyurwa nabyo. Rigira riti ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Ibyo bisanga mu Rwanda rwa Timoteyo 6 umurongo wa 8. Mu gihe rero ufite ibyo kurya n'imyambaro biguhagije uba ukwiriye kunyurwa nabyo. Wamara kunyurwa nabyo ugashishikazwa no gukora iby'Imana ishaka, ugakiranuka, ukubaha Imana, ukagira kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Two mwene data umwibarize, ese ibyo ushishikariye kugeraho ni ibiki? Ese ni iby'ibanze cyangwa urarikiye kugera ku bihambaye? Ibyo ari byo byose urangamiye kugeraho wibuke ko uzabisiga nk'uko ntabyo wavukanye. Nuko witoze kunyurwa n'ibyo ufite, ugira umutima wo kubaha Imana, kuko kubaha Imana yagufatanyije no kugira umutima unyuzwe kugira inyungu nyinshi. Haleluya. Soje nkwifuriza umunsi mwiza mwene data, ukubera itangiriro ryo kunyurwa n'iby'Imana ikugenera. Shalom shalom.